icyambere abasa nkanjye nyine kuno uri kumbona uguteye neza ibyatari abantu barebare ari muremure ari inzobe atari cyane ariko niyo yaba ari inzobe ariko abyizeho ko ari mwiza anyandikire tuvugane kuko nyine akwandiki ukuntu namureba nkabimenya ko yanciye inyuma ariko simbi mwereke cyangwa se sinanabigaragaza kugira ngo atagira ngo no gufuha ahubwo ngewe nkamwereka yuko nta kibazo ibi bintu bimazemo igihe ngenda mureba gikuramo imyenda mpita mbona ko nta murara afite kuko byagenda kose tubona ko yataye imbaraga wamara kubyirengagiza ni njyewe uri kwivuga kwanza sibyo njye ndamutse nsanze ariko nca inyuma mu gitondo ari urugo mu gitondo ari urugo namwihorera namara kumwihorera nkaza nkakureba Patrick nta kintu wamfasha ko rwose bingendekeye gutya nta kuntu wandemera ukambabarira ukama nyine Hello people, nizere ko mumeze fresh sana mwebwe mudukurikirana muri mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Twongera kuba ikaze tubakira mu kiganiro kindi twatujemo kuri Yawe TV. Ni YouTube channel yacu Yawe TV, ugomba kura subscribe kugira ngo dukomeze twibanire umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu nta kiganiro na kimwe kigucitse mu byo tuba tubagezaho kuri story tuba dukora zitandukanye ku bantu batandukanye tuba tugenda twiganirira nabo ku ngingo zitandukanye zidufasha kumererwa neza. Nawe ujya muri comment ukatubwira uko byumva, biba byemewe cyane upfa kutabangamira mugenzi wawe. Nkakwibutsa ko kandi turi kumwe na website yacu yawetv.com ingiye gufasha kubaho ufite amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru, ukabaho udaciye ukubiri no kuba udafite amakuru, ukamenya amakuru, ukamenya isi yerekeza. Nitwa Patrick rero mbanongeye kuba ikaze mwebwe mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Uyu munsi turi kumwe n'umwari tugiye kuba tuganira ku ngingo zitandukanye muri buze gukurikirana muri kiganiro. Turaza gutangira tumuha ikaze, tugaye ikaze kuri Yawe TV. Murakoze cyane Patrick. Meze neza. Meze neza Patrick. Meze neza fresh kabisa. Na amahoro. Amahoro. Waba witurije? Kabisa. Ndatuje no kugafanta ka Skol kitwa Panache. Urimo winywera fanta zigira ifuro none ni bwoko kera. Fanta igira ifuro. Bayita Panache ni ya Skol. Okay. Iyi fanta niyo fanta unywa munda bikagenda fresh. Yibutsa abantu umuntu turi kumwe twiganirira fresh. Yitwa? Nitwa Sara. Sala. Yego. Sala. Yes. Amakuru Sala. Uzi story ya Sara muri Bibiliya? Nagacyeye. Uko Bibiliya? Ntabwo nkunda kuyiga. Ntabwo urubyiruko rw'ubu ngubu rusoma Bibiliya se no kubereka. Biratujabuka ariko nyine ni isi tugezemo. Ni iterambere ryo gushaka amafaranga ryo ni ibintu nyine bituzunguza biri ni byinshi cyane bituma tutabasha kugira ngo tugere kuri Bibiliya ku ijambo ry'Imana kandi bikenewe. Okay, yitwa Sara. Welcome to the show. Tugwaye ikaze kuri Yawe TV, tujye kuba twigana. Si bavuze ngo umukobwa ateye neza bateye gute Sara we? Iyo bavuze ngo umukobwa ateye neza. Nawe umukobwa ukabona umukobwa ateye neza nawe. Iyo bavuze ngo umukobwa ateye neza. Buriya ashobora kuba ateye neza bitewe nawe uri kumubona. Ashobora kuba ateye neza ariko umukobwa nawe ababizi ko ateye neza. Umukobwa impamvu abimenya ababizi ariko impamvu abimenya nuko akunyuzeho wowe Patrick ugasigara igikano kireba. Ntabwo bijya bimbaho ngewe. Aha Patrick wagiye ureka ndatuba. Ntabwo ibyo bijya bimbaho ngewe sinjabindukira potere. Okay, nimba basi utabigira ariko barababigira. Okay, bariho. So ikikubwira yuko nyine umukobwa ateye neza nuko nyine bene wabo ba Patrick bamucaho bakakebuka. Patrick twemere ko adakebuka. Bakebuka. Wowe ntukebuka ariko bene wanyu barakebuka. Jya bihanganira gatera. Ubwo subwo uransobanuriye kweri? Aba yujuje ibihe byangombwa abateye gute? Icyambere abasa nkanjye nyine kuno uri kumbona. Uguteye neza. Ibyatari. Abasa nkawe. Byatari nyine ariko njye ariko biterwa n'uko umuntu abikunda ariko nk'uko umeze mbaye ndi inzobe byaba ari sawa. Byaba ari fresh. Niyo mpamvu ngiye kuzagura kamukorogo nka. Nawe urabizi neza ko uteye neza. Igice cy'ingenzi uvuga uti ndagifite iki ngiki kabisa. Ndanagikunda n'iki. Kiri mu bimfasha gutera neza. Uzi ikintu cy'ingenzi nkunda kuri njyewe. Ikintu cy'ingenzi nkunda kuri njyewe. Nyine naya maguru nyine nawe urabibona. Nibyo bitese. Naya matesi nyine. Ukunda amaguru kuri wowe. Abantu badukurikiranye ngo niyo bari bategereje kumva. Niyo nkunda nyine tu. Ikindi
ikindi nyine tundisobanukiwe iki gice cya hano hasi uko nteye gutya ariko hejuru ndi gukora siporo kugira ngo ngabanuke nyine kugana muri Body Max Fitness kugira ngo ngabanuke nimara kugabanuka noneho gutya Patiri nawe uzakibuka tu ndakagenda ufite inshingano zo kugusha umukozi w'Imana mu izina rya Yesu nese ubwo mbwira ngo nzakibuka urumva bataragushaka kongosha ntago nakugusha nawe urabizi buriya umuntu nyine agwa n'ubundi atarasanze afashe kuvuga ngo ubwo umuntu aba ari mu manegeka bafata inzu ukayubakisha imisenyi ntushyiraho fondasiyo y'amabuye izagwa vuba so nawe ntabwo uba ufashe rero ahubwo wowe ugenda usenge kugira ngo ntazakugusha oya amasengesho ndayakaza mutazangusha kabisa uravuga uti igice cyo hasi ngiyemeze neza ese umuntu ufite icyo gice cyo hasi kimeze neza ubwo ni umuntu ufite ibuno muri makeya yego muri makeya ubu habiciye ku ruhande umuntu ufite wa nyuma umuntu udafite wa nyuma ntabwo aba ateye neza biterwa mu mureba nyine kuri wowe kuri wowe umukobwa ubona uteye neza aba ameze gute kuri njyewe umukobwa mbona ateye neza ni umukobwa unanutse mu nda unanutse mu hano hejuru igice cyo hejuru ananutse hasi abyibushye ariko ko urimo guca ku ruhande iyo uvuze ngo unanutse hejuru ngo igice cyo hejuru ni ukuvuga iki iyo tuvuze igice cyo hejuru wumva inda n'amabere yego nicyo kintu kinanuka kikamera neza n'amabere ananutse apana kuba angana nk'uku nguku ntabwo mbifana nanjye uko nayo ntabwo mbyishimiye cyane fureshi ariko urabizi ko karite yo hasi yo uri nayo aha ya okay fresh sana yitwa Sarah that's her way Sarah hari igihe kenshi iyo abantu bakundanye bakaza gutandukana ubyo byose ntago bangana gutyo nta muntu ufite mwatandukanye tu iyo abantu baje gutandukana barakundanaga hari igihe usanga nyine bongeye kugira akantu ko gukurukana ari abantu batandukana bigahita birangira hari igihe batandukana bakagirana ka communication gahora n'undi akakomeza kujya baganira ex wawe mutandukanye nyuma akaza gushaka undi mugore nyuma bikazamwa ko gusaba ko muryamana wabyemera Patiri ubundi uri inshuti yanjye ndanakwemera ariko uzamuye ikiganiro cy'umu-ex mpita nibuka umu-ex umwe nagize cyangwa mfite nyine ubu ni umu-ex wanjye ubwo byararangiye yaranashatse umugore ariko aranje na kabisa ku buryo no kumureba mu maso mba numva anterararije ntabwo mwapfuye iki se ku buryo bigera kuri urwo rwego icyo twapfuye nyine urumva yarashatse nyine umugore yashatse undi mugore yaguciye yaramushatse urumva ko nta yamushatse se we mwabyari twaka ko mukundana yamushatse tutaritwaga ko dukundana ntabwo n'ubundi byari biraho nyine none se ubwo bikubabarije impamvu bimbabaza buriya Patrick uko byagenda kose umu-ex wawe n'ubundi uba aragukurura ubu kimwibuka ko ari umu-ex wawe kaba kakirimo nyine ntabwo rero byakunezeza kubona ibyo byose no kuvuga ngo uyu mubonye guterarije iyo impamvu anterarije buriya umu-ex wawe d'accord umu-ex wawe ntabwo ari ngombwa ngo ubundi buriya njyewe ikintu kimbera cyiza umu-ex wanjye niba twakundanye tugatandukana dutandukane nyine dutandukane mutandukane gute niba twaratandukanye dutandukane turatandukanye nyine nta kindi kiduhuje twahuzwaga nuko dukundana wenda dufite imishinga tuzagirana ariko niba dutandukanye nta kindi kiduhuje dretinga nimero yanjye nanjye dreting yawe ibyo bintu subwo so ahantu bavuga ataka ibyo bintu n'ubukwe niba utandukanye n'umuntu communication igumaho mukajya musuzanya ibyo bintu bavangwa ni ibyo bwana gutandukana n'umuntu ugahita usiba ibintu byose nimba dutandukanye nta kindi kiduhuje twahuzwaga nuko njye nawe dukundana hari intego turiho hari ibintu byinshi turi guteganya sibyo nimba bitakibaye c'est fini mera nkaho tanze nyine ku giti cyanjye niko mbibona ni nako ngiye mba mbishaka ariko ntabwo nzi ibyiyumviro byawe cyangwa se n'ibyo uriya n'ibyo wowe no kubyumva kabisa ku bwanjye niko bimeze niba dutandukanye dutandukane nitumara gutandukana usibe nimero nanjye nyisibe tumere nyine nkaho tutaziranye kuko ibyo twapangaga biba byarangiye ntabwo tuba tuzongera kwiyunga wenda icyo akoze icyo ngarukaho iyo watandukanye n'umuntu wenda ari ukuntu abantu bapfa ubuntu by'ubugoryi wenda ngo mwafuhiranye mwagize mupfuye ubuntu nyine ubona buri aho nyine bw'amafuti
ubibona ko wenda bitewe n'urukundo umukunda ubibona yuko muzongera mugasubirana mukiyunga buriya ariko iyo wafashe decision ukavuga ati ca hano nanjye nzajya nca ninkubona waciye Nyamirambo wowe uzajya uca inzira Kimisagara ntituzongera guhurira mu ntuzongera kujyana mu njya guhurira nyine se bibayeho noneho ko utandukanye n'umuntu bibaho gutandukana n'umuntu ariko byanga yuko nubwo mwagira ikintu mupfa hari icyo usigarana mu mutwe kavuga ariko umusore kano kana ko ntago njya nkamwibagirwa Patrick uko ibintu bimeze abaye ikibindi buriya bari ubwoko bwinshi ariko ubwo nibandaho ni bubiri hari umu ex muba mwarakundanye muhuza ibintu byose bigera naho byayo nyine munaryamana bigera naho nyine buri kimwe cyose umwiha wese Patrick buriya usibye ko abantu tutabiha agaciro ariko umuntu mwaryamanye aba ari uw'agaciro buriya Patrick ibintu nyine kwa kundi ugenda wambaye imyenda umuntu ukuramo imyenda ukereka uko umeze kose ni ibintu by'agaciro nyine aba agomba kukubahira basi so niyo mpamvu nubaho umuntu twaryamanye cyangwa se twaryamanye muri abo ba ex babiri umuntu mbabaza dutandukana nka Sara nkamara nk'iminsi ntanasinziriye nk'umuntu twaryamanye umu ex mwaryamanye avuga ati yarambonye byose kabisa tuba twarabyamanye narakuyemo imyenda nkayishyira hariya iki akuzi byose nyine uba wirinda no gushyira ibanga hanze ry'umubiri noneho iyo byabaye nicyo kintu uvugutiye bana nicyo kintu usigara biramutse bitarabaye mu gatandukana yahita gushiramo vuba kwa kundi nyine nimero za telefone nkubwira ngo usa nk'uzikuyeho ubere nkaho utamenye ariko nyine uwo nguwo iyo wakuyemo twenda ntabwo nimero ushobora kuyitsiba twenda uratumanitse kuri porotomanto hariya porotomanto itari iyo mu rugo urakumva ukareba parapo ukareba indege nicyo kintu usigarana mu mutwe mbese ubwo ibyo bintu urumva atari ingenzi nyine ni ingenzi ariko nyine habayeho ko mutandukana nyine birabaye urabyakira nyine ariko birakugora Patrick birakugora niba abantu rero bakundana ibyo bintu bakabikoze kuko ni ingenzi kuko bituma umuntu atagushiramo oya ntago ari ingenzi ntago bikenewe cyane kandi wumva bituma umuntu atakuvamo nyine ni ikibazo nase kuba nyine twatandukana nka kugumamo uruhoya ntago ari sawa njye niba dutandukanye turangizanye nyine nkomezanye na Patrick nawe aveho nyine nimba dutandukanye nyine nkomezanye n'undi ariko utakimpamagara nango umuyegisi umpamagara n'abayegisi banjye babyumve niba kampamagare ndabyanga n'uwakuyemo twena na wa wundi nyine arabizi nyine ndi kubwira ambabarire ntazanstress ntakanstress arabizi nawe ariyizi ko twagiranye ikibazo ndanamubwiza no kuri ariko mu kijyano twenda yaradukuyemo yari yaradukuyemo nyine nari naratumanitse ahantu muri parago ariko nyine narihanganye nk'ibyumweru bibiri ndavuga nti uyu muntu ibyumweru bibiri niho nako haciyemo n'amezi ataramvamo byarangoye pe birisere byarangoye ariko yarampemukiye niyo mpamvu byangoye so niyo mpamvu musaba ko atazongera kuntesha umutwe ndamwiyamye yitwa Sara umukunzi wawe uramutse ukundana n'umuntu bigeze no ku gihe cy'ubukwe muri kitondo n'ubukwe ukamufata muri iryo joro ry'ubukwe maguca inyuma wabigenza gute Patrick simfite nimero yawe nahita nguhamagara nkakubwira niko bingendekeye uko nta kintu wansaidiya duhure bikagera bite twahurukanya ranje nyine ubwo nanjye tukabihurizamo gute se nkakuganiriza nkakugira inama uramutse usanze umukunzi aguca inyuma iyo musanze umukunzi ari kuguca inyuma wabyirengagiza wamara kubyirengagiza ni njyewe uri kwivuga kwanza sibyo njye ndamutse nsanze ariko nca inyuma mu gitondo ari urugo namwihorera namara kumwihorera nkaza nkakureba Patrick nta kintu wamfasha ko rwose bingendekeye gutya nta kuntu wandemera ukambabarira ukama nyine nkakugira inama nkabwira nukuzubakwa nyine oya waza ukambwira gute se oya njye nakugira inama ukandura nyine mu mutwe ukambwira uti nkakuganiriza akira ukamanagura amarira nyine ukanganiriza wamara n'ukunganiriza nyine tukabihurizamo nk'ibyo nawe yakoze nawe uvuga ngo nawe wamukinnye mukamwishyura bikaba kimwe aroroga ko ruryokera cyamara kuba kimwe mugatangira bundi bushya ubundi reka nkubwire Patrick buriya mu buzima sibyo
buriya niba ugiye gushakana n'umuntu sibyo uba ugiye kwirangira ingaruka zose ikibi cyose azagukorera niba uvuze ngo ngiye kubaka ngiye gushaka ngiye kuba mesiyo ngiye kuba nyine ngiye gukura sibyo uba ugomba kwirengagiza buri kimwe cyose uri bubone kuri we ntabwo wabaho utihangana muri iyi si bisaba kwihangana buri kimwe cyose no kwihangana utihanganye rero ntabwo wakubaka ngo bikunde n'ibyo rero kandi nawe ugiye kumuca inyuma ariko Patrick no kuba nabashije kuza no kuba nabashije gushingura intambwe hariya yarari nkaza kukureba nkakutakira nkakubwira agahinda kambayeho nabyo nkongera nkasubirana nawe nabyo mba nihanganye nashingirije mbese ubwo mu rugo rwanyu byajya biba kimwe kimwe ubwo nyine cyaba kimwe ku kindi nyine n'igihe mwabanye nabwo yongeye akabikora nabwo wakongera nawe ukajya ahandi ese urwo rugo rwazamara igihe ruranaramba ahubwo naho rurahamba aguca inyuma nawe ukabikora uri muravuga uti niba nciye inyuma nanjye mbikore urumva ariko koroshya ikibazo njye numvaga wamubabarira ukamubwira uti rero sheri ntibizongere ibi bintu ukoze Patrick buriya abanyarwanda barategura ni ibintu bategura baca imigani njye kanancanga ku mugani wa Rocky niwe ujya uncanga ati nk'abanyarwanda imigani baca bayikura hehe baravuga ngo ingesi ishira nyirayo yapfuye sibyo Patrick niba wifitiye ingeso bwawe naguhaye ikaze zishoboka nakuyemo imyenda nkayimanika hahandi nyine tuyibika nkakwitaho nkagira gute ntunyurwe ukava mu rugo nsize mu rugo twaramanitse akaboko kavuga ko tuzatandukanywa n'urupfu ukagenda ukajya kureba utundi twana nta kintu nakora ngo mbigukuremo uko byagenda kose niyo naza waza nkinginga gute n'ubundi buzabikora icy'ingenzi ni iki njyewe ku giti cyanjye uko nabikora ni ukuvuga ngo ni ukugenda nyine ukagenda ukajya mu byawe nanjye nkajya ubundi buriya Patrick ikintu kibi mu bashakanye ni ugucana inyuma mukabigaragazanya mukabyerekana ariko nimba uri umugabo wanjye wibyukiye ukajya mu kazi kawe wava mu kazi nimba nzi ko utaha saa 12 muri ya masaha ushaka mwebyiri ntanakeneye kumenya ukaziyeranjamo urabishyigikiye bwose ndabishyibe nuko ndi bubimenye ariko nimba ntabimenye nta kibazo ndi bugire nongo wowe umuntu aguca inyuma n'ubimenye nibyo byiza yego buriya unciye inyuma simbimenye biramfasha kurushaho kuko mba nyine nguma meze gutya numva umugabo wanjye wowe wajya gufata umwanzuro wo kumuca inyuma kandi nawe uvuga uti naba namenye ko yanciye inyuma nanjye nibwo nabikora uko byagenda kose ku bantu babana mu rugo njye nshobora kubimenya nkakeka ariko ni ugukeka ariko ntabwo mba ndi bubyemeze neza ko yabikoze ariko uko byagenda kose hari ikingaragariza ko ibyo bintu nyine byabaye ni igiki se icyo ni ibanga ry'urugo nyine ni igice ubirebera he nyine ibyo ngibyo biba ari ibintu by'ibanga n'umuntu udukurikiranye kuri yawe TV kugira ngo nabona n'umuntu babana nabona icyo kimenyetso azavuga ati ibintu ushobora kuba byabaye wenda ushobora kuba ufite experience icyo gihe naba ngiye gusenya urugo rw'abandi njye ndimo ndivuga njye uko byagiye no kwibira ibanga kugira ngo ntabwo nabibira ibanga nabo bazishakashakira ibyo ni ibyanjye ariko nyine njyewe mfite ukuntu namureba nkabimenya ko yanciye inyuma ariko simbimwereke cyangwa se sinanabigaragaza kugira ngo atagira ngo ni ugufuha ahubwo njyewe nkamwereka yuko nta kibazo ibi bintu bimazemo igihe ibi bintu ko ushobora kuba birambyemora njyewe ndakuze umuntu uramureba ukamenya ngo uyu muntu yanciye inyuma ubimenya mu buhe buryo ubona yambaye ukamenya ko cyangwa abanza gukura amara urebera ukavuga uti uyu muntu yose yakoze ipati ngenda mureba agikuramo imyenda mpita mbona ko nta murara afite uko byagenda kose tubona ko yataye imbaraga mpita mvuga ni uyu muntu nta murara afite ko byagenze bite ko nzi ko yajya umuntu mubana Patrick umunsi ku wundi ubu bibona ari ukuntu akuramo imyenda nta mbaraga nimba yabanza gutuba byose agahita wese gukuramo imyenda hari ikindi gice ushobora kureba ukamenya ko ibyo bice bye ntabyo nzi ariko imyenda niyo nzi imyenda akikuramo wamureba ugahita uvuga umuntu imyenda akikuramo hari ukuntu aza yakuragamo icyarimwe gutya yihuta kaza akuramo gake gake ugahita ubibona ko nyine byarangiye ibyo ariko wabibona ku mugabo no ku mugore se wabibona wabimenya nabwo buriya Patrick mva nkubwire ikintu kimwe sibyo usibye yuko nyine abagabo dukunze buriya bundi ntabwo abagore nitwe dusambana ubundi abagabo ntabwo basambana Patrick ushobora kuza hano ese abagore musambana mwenyine uzi impamvu dusambana Patrick ntabwo naza ngo ngukunde nimara kugukunda ngo mpite nza mbikubwire uko byagenda kose tuzajya duhura buri munsi ntarakubwira ikindi ku mutima
nihangane nkuceho nkubwire baguhe iki nyine nkore ibintu bigaragaza ko nkukunda nka nyuma y'amezi 3 niho nzakubwira yuko nkukunda. Ibyo wita se ko abagore musambana? Umva impamvu ni ibintu njya gukora natekereje, urumva ntabwo ari ibintu bimpubukira. Ndega gusambana ntabwo umuntu umusambana umwe yasambye n'undi arasambana. Umva Patrick, no kuvuga ngo umugabo wowe ushobora kuzana mu kabaro ukahasanga umukobwa mwiza ari kwakora, wamara kwamusanga ukanywa wenda kaji wamara kunywa kaji ugahita ukamara kukugeramo ari kenshi ugahita utangira ukamushaka. Nta gahunda waje ufite yo guca inyuma umugore wawe, nta n'icyo watekerezagaho, ariko kuko kakaji kagukoreyemo n'umubiri wawe wese wiyeranja ugiye mu cyumba uhise ubisoza. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kubisoza uhita utekereza umugore ukavuga uti ese uyu mugore namubabaje nagize gute, uhita ndetse buriya Patrick umugore ashobora kuguhamagara uri mu cyumba, yamara kuguhamagara uri mu cyumba uri kumwe n'undi mukobwa ukamubwira ati mbabarira, kuko ababizi ko wubatse, ukamubwira ati mbabarira ntuvuge uceceke, uceceke nitabe madamu, sibyo? Ukamubwira ati ubu ngubu ngeze kuri airport ndi ku kazi ndi gucyura ibindi kugira gute, no ngiye mba mpita nkureba nko mu isomo yikenyeye uvuga ngo uri kuri airport. Mani ibyo birambabaza. Ibyo wita se ko abagore bo basambana? Abagore barasambana kuko baba babyizeho, naho umugore abagabo nirari ntabwo ari ubusambanyi, ahubwo abagabo ni akarari nyine kaza ku kanya bigarisha. Ninde forcing undi kubikora se? Umuntu forcing undi, umuntu ugiramo uruhare runini kugira ngo icyo gikorwa gikorwa barinde hagati y'umugabo n'umugore. Hagati y'umugabo n'umugore akenshi nkunze kubibona ku bagabo. Ubwo se abagabo urumva atari bo basa, ariko igikorwa cyo gusambana ntabwo gikorwa n'umuntu umwe, aho ntabwo twakemeranya umbwiye ngo abagore nibo basambana. Ubwo abagabo abagore nibo bahuza imibiri, nibo bahuza imibiri bayihuza n'abandi nyine nibo bagira uruhare mu guhuza imibiri basi n'abagabo. Nibwo ariko mbivuga. Sana yitwa Sara, tuba turimo tugana no ku musozo, nawe ujya muri comment ukatubwira uko ubyumva, nawe aba yatubwiye uko abyumva. Urumva nta kindi kintu kiba kiri aho ngaho kidasanzwe, uretse ko tuba twiganira kuri stories zigiye zitandukanye. Gusa ni umwari mwiza cyane witwa Sara, ukubwiye uti ngenda ndabizi ko ndemye rwose abagabo benshi mbagusha. Mu modoka ugendamo bimeze bite? Mu modoka ngendamo sibye ko utamenya ukuntu basaza bacu bameze, ariko nyine buriya ushobora nko kubona umusore akaba atarakaye ngo yankorekeje ibimenyetso ndimo mbona cyane ndababona benshi we muri uru Rwanda rwa Kagame rurema abantu beza. Ubu nibi bimenyetso subona ko uyu musore ndabona yabishatse, hari ukuntu umutipe umureba to gutya physically nk'umuntu wenda tuvuge uzi neza yuko ari muremure atari mugufi, nkunda abantu barebare, ari muremure ari inzobe atari cyane, ariko niyo yaba ari inzobe ariko abyizeho ko ari mwiza anyandikire tuvugane, kuko nyine anyandikire tuvugane kugira ngo nyine tuvugane basi nyine tuganire, kuko twiganirire nyine birato. Yitwa Sara, turasoje noneho, sinzi niba hari ikintu kiri ku mutima wabwira abantu bari badukurikiranye kuri Yawe TV, hanyuma tukagana ku musozo. Kiri ku mutima, ndabashimiye mwese abadukurikiye kandi mwakoze kuduha umwanya, ni iby'agaciro kubagira muri inshuti zacu, turabakunda cyane. Murakoze cyane, Imana ibahire mu byo mukora byose mu mirimo ya buri munsi, Imana ijye ibitaho kandi ibahe byose mwifuza, turabakunda cyane. Turagushimiye cyane. Yitwa Sara, niyo twari turi kumwe kuri Yawe TV. Reka mbashimire namwe mwari mudukurikiranye kuri Yawe TV, mbibutse gusura website yacu yawetv.com kugira ngo mubashe kumenya aho isi bayerekeza mu binyamakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru, ubeho ufite amakuru. Mbibutse kandi ko tuba tubafitiye we Body Max Fitness, ingini fitness nziza cyane gufasha kugira ngo umubiri wawe ukore utere neza cyane uko ubyifuza, ube physical fit. Tuba duherereye mu Giporoso, usa n'uwerekeza i Kanombe ukinjira muri Hilltop kati ibumoso bwawe. Dufite sauna de massage, dufite swimming pool nziza cyane, dufite bare, dufite gym nziza cyane.
nayo ndeye imitobe ndabivanga Vita Gym nziza cyane birimo ibikoresho bigufasha kumera neza ugakora umubiri wawe udahamagara kuri 0788358041 bakaguha izo service mba nkubwiye nitwa Patrick ndagushimiye reka dusubire mu biganiro byacu bitaha ukomeze kunogerwa n'ibiganiro yawe TV ibibagezaho